Shalom shalom nshuti z'umusaraba ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone mu kiganiro Impamajya TV. Impamajya TV tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro kibagezaho byinshi mumaze kukimenyera kari umunsi ku munsi, mbaha tekinike nziza, tekinike zigufasha kwivana mu bibazo byinshi muba mwahuye nabyo. Uyu munsi wa none rero ngarutse nanone nk'ibisanzwe mbaha tekinike. Uyu munsi wa none ngiye kuguha tekinike ya kabiri, uburyo ki ukitandukanya na za karande z'imiryango, karande zikugendagendaho nk'uko hari umukunzi wacu wabidusabye, kuri karande zafashe umuryango wose, zamaze kwangiza umuryango, zamaze kuwusenya, zamaze kuwuhindura ubundi buryo. Nguhaye ikaze rero, vayo ubane natwe hanyuma wunguke byinshi kandi umenye byinshi kuri iyi tekinike, hanyuma ubundi ubuzima bwanyu bukomeze. Ni ukuvuga ngo icyo urasabwa gushaka ibi bikoresho ngiye kukubwira, hanyuma ubundi dukore umuti wacu. Uragenda ushake isekuro imaze iminsi. Isekuro mvuga ni isekuro imaze iminsi, isekuro mumaze iminsi mukoresha. Hanyuma ubundi numara kuyibona unshakire amasaka mvuga ni amasaka y'amakoma, amasaka atukura. S'il vous plaît, uyu muti ngiye kubaha ni umuti ukomeye, ni umuti ukomeye mu buryo bukomeye, wahereye ubuntu. Namwe rero mureke kubisuzugura, hanyuma ubundi ukoresha uyu muti wacu, hanyuma utandukane n'izo karande z'imiryango zabaye ikibazo mu muryango, zatumye hazamo n'ibimenyetso bifatika mu muryango. Hanyuma ubundi mugubwe neza kandi mukomere. Numara kunshakira amasaka, urashaka amasaka, ibiyiko bibiri by'amasaka. Numara kubibona unshakire amavuta ya elayo, numara kuyabona ushake peterole, agafuniko ka peterole. Ni ukuvuga ngo urashaka agafuniko k'icupa ry'amazi kuzuyemo peterole. Hanyuma ubundi unshakire n'urupapuro depurikata y'umuhondo, depurikata isa umuhondo. Hanyuma numara kubibona, umaze kubona iyo depurikata isa n'umuhondo, ikintu kiraba gisigaye ni ugushaka ibisekuruza byawe byibuze ibisekuru byawe 10. Numara kubibona, numara kubimenya ibyo bisekuru 10 byawe, ubundi uze dukore umuti wacu wa none. Mbahaye ikaze kandi nanone mwebwe mudukurikira, mudahwema kudukurikira, mudahwema kutwereka ko turi kumwe. Gushimira inkunga yawe, gushimira urukundo mukomeje kutugaragariza. Kandi namwe mutari mwakora subscribe, ndabinginze mukore subscribe kuko icyo nicyo gihe. Hanyuma ubundi dukomeze turyoherwe n'imiti myiza mbagezaho. Niba wamaze kubona ibi bikoresho nagutumye, vayo dutangire dukora umuti wacu, hanyuma ubundi twitandukanye n'ibyo bibi by'imiryango, twitandukanye n'imyuka mibi itugendagenda idukurikira. Yego, noneho icyo turi butangirane rero, turatangirana na ya sekuro. Iyi sekuro
hanyuma ushyiremo ya masaka by'abiko 2 nakubwiye. Numara kubishyiramo urafata umuhini w'isekuru usekure, hanyuma ubundi tubone agafu. Nurangiza gusekura tubonye agafu, ikintu uri buze gukora, urafata rwa rupapuro wandikeho bya bisekuru byawe 10. Numara kubibona ibisekuru 10 maze kubyandika kuri rwa rupapuro rwawe, icyo turi bukore, urafata rwa rupapuro rwawe uruzinge. Ukuntu uri buruzinge, uraruzingira kuri wa muhini, hahandi hasekura, hahandi wahoze uri gusekura mu isekuro, niho uri buzingire rwa rupapuro rwawe. Numara kuruzinga neza rwa rupapuro rwawe, icyo uri bukore, uraruzinga ku buryo uruzinga rusongoye, umutwe usongoye neza. Hanyuma numara kurusongora neza, umaze ucenyeze muri wa mutwe w'umuhini wawe. Numara kubikora neza nk'ibyo nkubwiye, urafata ka gafuniko ka peteroli, hanyuma ugasuke kuri wa mutwe wa rwa rupapuro, ka katwe gasongoye, agatwe gasongoye. Hanyuma nurangiza ufate wa muhini wawe na rwa rupapuro ruri mu muhini aho wahoze usekurisha mu sekuro, utereke wa muhini ucuramye, ni ukuvuga ahasekura harajya harareba hejuru, ni ukuvuga ngo ahasekura hatwikiriye cyangwa hari mu rupapuro mo ndani, rwa rupapuro twasongoye. Hanyuma ubundi umuhini uwushyire hejuru ku mutwe wa muhini dufata dusekura, niho uri ushyire muri ya sekuro irimo ka gafu tumaze gusekura k'amasaka. Hanyuma ubundi nurangiza ufate ka gafuniko ka peteroli umene ku mutwe wa rwa rupapuro, ufate ikibiriti utwika bigurumana, uvuga ati nitandukanyije n'ibisekuru byanjye byose, nitandukanyije n'abakurambere, nitandukanyije n'ibibi byose byaranze iki gisekuru. Niba utari wakira umwami Yesu, biragusaba kugira ngo ubanze wakire umwami Yesu, maze ubundi witwikize amaraso ya Yesu, winjire mu ibihango wagiranye na Satani, ubizi cyangwa utabizi, ibihango abasekuruza bawe bakoze utabizi byose, ubyihakane, witandukanye nabyo, ubitandukanye n'umuryango wawe, ubitandukanye n'abana bawe, ubitandukanye na famiye yawe yose. Hanyuma nubirangiza rwa rupapuro rumaze gushya, ivu ryabyo urishyire muri ya sekuro. Hanyuma numara kurishyira muri rya sekuro, ufate ukuremo wa muhini, ushyire mu ryavu ryose rwa rupapuro rwahiye, urushyire muri ya sekuro, byivange na ya fu y'amasaka nababwiye. Nurangiza ufate ya mavuta ya elayo nababwiye uje gushaka. Hanyuma ubwo amavuta ya elayo uri bukoreshe byibuze ibiyiko bitatu. Hanyuma ubundi uvangire muri ya sekuru, ni ukuvuga ngo urafata wa muhini wawe w'isekuro, hahandi hasekura ushyiremo, hanyuma ubundi uvangishe wa muhini w'isekuru. Hanyuma ubundi uvuga uti mvanze uyu muti, mvanze ibi byose, hanyuma bihinduke imbaraga z'Imana
bintandukanye n'amahano yose abasekuruza bacu bakoze, bintandukanye na karande zose zingendagendaho, zintandukanye n'ibihango byose nakorewe cyangwa nakoze, mbizi cyangwa ntabizi. Hanyuma ubundi nubirangiza ufate wa muti wacu tumaze kubona, ushyire mu kantu keza, akantu k'agacupa keza. Urashaka agacupa kavuyemo amavuta y'igikotoro, hanyuma ubishyiremo. Nurangiza kubishyiramo, urareka ubitereke bimare iminsi 3. Iminsi 3 usenga Imana, winginga Imana. Hanyuma ubundi ku munsi wa gatatu ukora amasengesho yo kwiriza iminsi 3. Nurangiza kwiriza iminsi 3 wowe n'umuryango wawe, hanyuma ubundi ufate ya mavuta, aya mavuta ujye uyasiga ku mukondo wawe. Hanyuma ubundi uvuga uti nitandukanyije n'ibisekuru byanjye byose, nitandukanyije n'imbaraga mbi zose zinkurikirana, nitandukanyije n'ibitambo byose byankoreweho, mbizi cyangwa ntabizi, bitandukanyije n'umuryango wanjye, bitandukanyije n'abanjye bose. Hanyuma ibi uzajya ubikora buri kwezi. Ni ukuvuga aya mavuta uzajya uyisiga rimwe mu kwezi, uyisiga rimwe mu kwezi, umuryango wanyu wose, abantu bose bari mu muryango wawe, bagize umuryango wawe uzajya ubasiga, buri wese azajya akoramo. Hanyuma ubundi yitandukanye n'izo bicaniro bya Satani, yitandukanye n'izo mbaraga mbi zose. Ibi uzajya ubikora buri kwezi, hanyuma wihakane imbaraga mbi zose aho zamenera, wihakane ba so wanyu, wihakane ba nyirasenge, wihakane babyara bawe, wihakane bene so cyangwa abandi bose, wihakane umuryango wawe, wihakane umuryango washakiyemo, wihakane umuryango wavukiyemo. Hanyuma wemeze kuba ubaye umuryango umwe na Kristo. Ibi bikore buri kwezi, kuko ushobora kuba buri kwezi mu gisekuru cyanyu hari undi muntu wavutse, akaba yabaho, ashobora kuba ari we banyuriraho kugira ngo bongere bakugereho. Ni ukuvuga ngo ibi urabikora buri kwezi kugira ngo hatagira uvuka mu muryango wawe, mu gisekuru cyawe, akazaba ari we banyuriramo kugira ngo bakwangize. Ni ukuvuga ngo buri kwezi uzajya ufata kuri wa muti wawe, uwusige ku mukondo wawe, hanyuma ubundi uvuge ya magambo yose, hanyuma witurize, maze urebe kugira neza kw'Imana, urebe imbaraga Imana yashyize mu byo yiremeye. Ndagushimiye cyane wowe wakomeje kubana natwe, ndagushimiye cyane wowe udukunda kandi udushyigikira. Uyu muti ni umuti mwiza mbahaye. Abatarabashije gukoresha indagara, mwakoresha uyu muti. Uyu muti ni umuti mwiza wawukoresha kugira ngo ubashe kwitandukanya burundu, kwitandukanya n'ibisigisigi byose, ndetse n'abandi bavutse mu bisekuru by'iwanyu, kugira ngo
babure aho bakumenera, babure aho bagufatira, hanyuma ubundi ubuzima bwawe bwongere butohe, ubuzima bwawe bwongere bugaragare, wongere ugaragare mu bandi, wongere ugaragazane icyubahiro Imana yakuremanye. Ndabashimiye cyane rero, ikiganiro cyacu cy'ubuzima uyu munsi twari dufite nicyo. Mbifuriza umwaka mushya muhire, mbifuriza amahoro n'amahirwe, mbifuriza gutunga no gutunganirwa, mbifuriza ubuzima bushya, mbifuriza ubuzima buzima, amahoro n'umugisha Imana itanga bibagereho muri uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo, uyu mwaka mushya wa 2025. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share na comment kugira ngo n'abandi bose bunguke byinshi Imana iba yashyize ku mitima yacu, hanyuma ubundi ubuzima bukomeze. Ikiganiro nakagaruka, ikiganiro cy'ubuzima ku Mamake TV, naho ubutaha mu mwaka wa 2025 tubagezaho izindi tekinike zitandukanye zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Murakoze rero, mugire ibihe byiza kandi Imana ibishimire. Shalom shalom, nshuti z'umusaraba.